mwese muriteguye? Yego. Okay. Mwapuranze muri benshi ariko nyine twatoranyijemo bako nta mahirwe mwagize. Kanekeze ko na interview muri weekend. So minota mikeya ndagenda nohereza umwe na interview rumwe. Rero evan kare kenshi iyo umuntu kubitekereza mbona hari ibyo tubura hari ibyo tubona but ntuzajya ugira ikibazo siko bimeze if it is 10 million zibe 20 please feel free umve ko uri umuvandimwe kandi mpamya neza ko ntacyo nakenera iwawe ngo sinkibone ni wawe kandi umva nanjye wanjye ntacyo wakenera ngo wabure. Okay, so let's keep being like urukundo ubuvandimwe kabisa tukomeze tuguhurize hamwe siko bimeze ubundi reka niko inshuti zose zabigenze exactly yeah umva ariko sometimes usanga abandi rero tureke iby'abandi gusa ibyacu byo tubyishimiye niko bigomba kugenda niko bigomba kumera kandi ariko nagendaga nta kibazo wa mugabo yarakwishyura mperuka yanyoheje email arambwira ati ndakwinginze zahabu zanzazo yavuze zahabu rero ndumva ko n'amafaranga yaraye ko burya miliyoni zigeze muri 50 kugira ngo ayanyishure mu buryo bushoboka amamabuye mo sometime amamabuye and then ariko mbihuza byari byiza ariko yaratinze cyane kuko byari byo kumara amezi ane yarashize cyeke tujya mu bukwe bwa nirubatukanya ibaze guhera icyo gihe cyose so ntacyo apfa kuba yibwirije no ntabwo exactly Allô? Oui. Yego niwe? Yego? Jesus. Oh my God. Okay, rari muri office ye kanze mumenyeshe. Ini bisanzwe. Yeah. Ibifatanya bisanzwe. Ariko mbiruka hari utundi tufasha ufite muri no minsi. Actually almost iminsi uri busy cyane. Ko bidahagarara se. Yes, mutana. Bikarine yes. Hari inkuru mbi bamagaye bambwira imwe muri za nzu
bari bamaze iminsi bari gukorera kwesitara umuriro ngo igize ikibazo nyirahishe. What? Ibyo bibwiwe nande? N'umwe mu ba engineer bari hariya niho yaraje. Njye ndashaka kumenya ukoresha abaye bantu bakwesitarira amazu yawe. Anyway, please, it's okay. Reka nze mbikoreho. Okay. Anyway, let me see what you do. Akoma, ubundi ukoresha amazu ahagaze. Hello? Bite byawe umeze gute? Okay. Guma aho ngaho kuri site iminota mike cyane ndaba nkugezeho, right? Nizere ko ariko bamaze kubizimya byose. Izindi zo ku ruhande zose babanze bakupa umuriro, niba ari bishoboka niyo transformer ariho bahera. Sibyo? Ndaje none ahangaha. Okay. Ubundi ndashaka kubaza n'abantu. Banagerageje gukoresha abo mbonye wumva mugerageza guhayeza akazi ku. Rero mugira inama shati yanjye. Niba ushaka ko wubaka ibintu birambye, ugira abantu bakwesitarira barambye, babishoboye. Reba abana bize mu kigo cyitwa SICO. Ikigo cyitwa SICO je kugeza ubu cyaranyumije. Abana babo SICO bafite yitwa Samudo Integrated College. Kiba hariya reba Kabeza Samudo. Okay. Ubwo ni muri Kicukiro nyine. Riva murenge ni Kanombe. Yego. Urahabona? Yego. Hari ikigo gihari. Muvandi. Buri mwana uhize bagira amakosezi menshi. Bagiramo electricité, bakagiramo mécanique automobile, bakagiramo ibintu bya construction. Actually bafite imyuga ngira ngo hafi ya yose. Ariko buri mwana uhize niyo urabona kabyara kanjye kamwe kakana kabungu k'agakobwa. Yes. Ndakareba. Niho nakajyanye. Ariko mu gihembwe n'ibindi byumweru bike kiga ibintu bya hair dressing cyangwa. Yeah, sure. Ibintu nk'ibyo. Okay. So ubu nta muntu wo mu rugo byari ni madamu yahoraga ngaho mu mujyi ataye ibicuko kubirana na. Yeah, sure. Muza wapi ubu bose ni ubitaho. Noneho rero urabona ari amazu yanjye ari hariya amwe y'ubucuruzi yo kumuhanda. Yeah, ndabureba bwawo. Urabubona bureba. Urabafasha n'ubireba kuriya. Cyane ndabizi. Urazamura cyane. Buriya mu rugo nta kintu ngiye ngira nibwo bubikora. So buriya buzu rero. Ni umwana uri mu kangahe. Duvagira ngo yari mu kane. Kwestaye kandi kuva kwestaye ngo bashize imyaka agera mu 15 irashize. Seriously speaking. Habe na kantu na gato ntasiri kwinaki tubayeho neza. Anyway, ngiye unafasha umwanzuro ko ikintu cyose kijyanye na tekinike nta wundi muntu akoresha. Cyane umwana warangirije muri SICO cyangwa ukiri uhiga wiyamire kujya binabizi. Ababizi koko. Urumviye ngo ni Samudo Integrated College. Wahamagara nka director waho abafite abana barangije azi. Yeah, sure. Urumva? Yewe ni buno bwana buri mu biruhuko muri vacances bihiga. Kuko bahiga ahubwo ikindi kintu ubumenyi bwabo bahagije. Cy'ingenzi ndumva kosezi bafite ari kosi z'ingenzi mu bijyanye n'akazi ka buri munsi. Sure. Yeah. Buri mubyeyi wese undi niwe. Ahubwo noneho kugira ngo njye nubaka. Reka buri reka kubwira. Muri iki gihe bazakubeshya. No kuvuga ngo muri iki gihe umwana utamwigishije imyuga. Uburi mu amafaranga uri kuyafata ukagenda beri nubaha. Anyway, reka
yewe wa mugabo we biteze hano hese hano muri no karitsiye niho nsigaye none se wowe njye ni sawa ntuye ahangaha iminsi myinshi ariko nk'uko numva duherukana ndabona amaso ataraya muri sikohe tudagi ikoresha waceka gupfira nka kera sha nikoye nakwibutse zuko nikoye hako ntabwo uzamuka ngo ukure navuye ku butaka niko ubu numvaga wabaye muremure atari hafi ko tugiye kubeshya bitise sha makuru ni meza namoro sha kabisa itakundi nka kera cyane kuva na kera se n'ubizi ndabona ifaranga bararibaye oya kabonetse urasa n'amafaranga yaza radukubitaga kera byararangiye byaje gucamo rwose njye nituri ahangaha urabona ko nta kibazo rwose ahangaha niho turi ntahangaha niyo usanze nanjye ndimo njya mu kazi biteze nanjye ubu ngubu nari ngiye inshuti wanjye nari ngiye kureba ngiye kureba agafilimi ndi gukurikirana nsigaye nibereye mu rugo nyine nta mu bushomeri bwinshi so noneho ndimo ndibutangira mu kazi ntabwo guhamagara tukaza kuganiraho tukareba niba hari ikintu nagufasha nta kibazo nta kibazo ubwo ngubwo turaza kuvugana guhe namba yawe kuzana nta kibazo kora password wari umeze neza ariko ameze neza ariko humura biraza kugerageza amakuru yo mu Mutara nta kibazo garutseyo ubwo wowe nimugoroba nka saa 11 gutyo uze kumpamagara sawa nta kibazo tuganire turi ko twasangiramo rimwe nta kibazo sawa yego Ngeze amahirwe ikwaro hakiri buriya ibyo nakubwira ndabyibuka umuntu warahamagaraga umusange imbere neza ngashaka umukino n'icyo ariko burya bajya bavuga ngo bwimizwe n'ikaramu ntirambura bose sinkubeshye niko bimeze rwose icyari kugera nanjye nabaye bisanzwe niyo mpamvu kubera cyagiye ubonye ko igihe duherukana kwese mu rugo abonye ko nta kibazo narubatse nta kibazo mfite rwose ntacyo nashinze umeze neza ko nawe humura rwose nawe humura urabona bari dandamanzi ko bushomeri nta kazi ndabyumva pe isitarakari ndabyumva rwose ibyo nize urabizi wari n'umuhanga se twakurikiranaga mu ishuri rero wamuteye ubizi nta mwanzi watoroka iwawe azi iwawe barakera wari umwana mwiza kandi nanjye nta mwanzi wava iwanjye azi iwawe rero wamuteye wanjye nk'umuntu urambuye mu kazi cyangwa umaze iminsi ufite akazi oya wivunika ariko rwose wumve ngo ni umwana mwiza ikintu nabonye akunda cyane akunda urubyiruko kandi nzi neza ko rwose ndamutse iyo serivisi nyimusabye atagira rwose twitwarira neza nta kibazo njyewe ku ruhande rwanjye bazashaka akanya wumve kwa kundi uba wumva wifuza nawe utegure
icyo mwijeje cyo rwose ntabwo yakwiba kandi ibintu byinshi buri munsi nta kimwe gishobora gushaka nkabonye hari umukozi mushya cyane cyane ubyo niyo muntu ndabonye wabaze nk'ibyo bintu abimba mubwiriza cyangwa mbese kumva umusore urubyiruko nta kintu ufite gukora warize warangije weho kandi ndabyizeye ngiye ikintu nk'ijije upfa kuba rwose uri umusore ukakubona n'imbaraga zawe nta nubwo nabimora njye ku bwanjye ndabyizeye wowe uzabikora noneho muri kiriya cyumweru ndaza kumubaza numve gahunda ari bumve muri kiriya cyumweru ndaza kumubaza njyewe ndaza kumubaza ibyo njye maze igihe mubwira ndanyuzwe nkanjye ndanyuzwe ari naho nahereye na mbere mubwira anyway ninza gufungura ubwonko nkabona ibindi by'ingenzi bigukwiye uraza kubibona sibyo ikindi hari umuvandimwe wanjye uri hafi kuva hanze kandi ndahamya neza ko afite ubutaka ashaka kubakamo bizamfasha ko already mfite umuntu kuri site aho uri mba numva ari njye uhari birahenda cyane ese checkbook zawe zose warazitunganyije umeze neza mbona no kubashimira urakoze cyane rwose iminsi maze muri kano kazi maze kumenyera nta mbogamizi zidasanzwe akazi karagenda neza rwose kandi narishimye ndanyuzwe mu mutima wanjye kuba twarakugiriye icyizere actually umunsi wazaga gusaba akazi nabonaga ari ibintu biri aho ngaho but nyuma yaho birangira nyine mbonye ko ari umwe mu bari mu bantu twari dukeneye mu kazi muri company right ibindi ntuzagire icyo uzakenera ngo wumve ko udashobora kukimbwira I'll be there for you, okay? Ese ubundi ntabwo urashaka? Ntabwo urashaka? Harabura ikizi? iyo umuntu abonye akazi ubu nyine nicyo gihe cyo gutangira no kubitekereza kuko mbere nta bushobozi bwari buhari ariko ubu gerageza gusevinga gahoro gahoro iminsi mike zabatumira komeza wiyubake igihe cyawe nikigera you do it ariko bose nubwo nyuzwe ariko hari akantu ushaka kubasaba hari akamesaje nabahaye ejo bundi mwakabonye ntabwo ariko akamesaje nari nabahaye wari wayimpaye kuri WhatsApp cyangwa kuri email na SMS nego ya SMS let me find out ariko ubwo hari wenda nateze na byo tanareho umushuti wanjye barambwiye ko namufasha kumujyana nyine numve ko nkurikije amasoko mpamvu mfite nkunda kubona mfite amasoko cyane ko mwazakunga mwana arimo arashaka akazi se ashaka akazi kandi nawe numva twariganye nawe bihora n'ibingibi nawe yize kuri scope nabonye abantu bahize rwose baragiye baba ni inyamibwa hano mu ishuri twakurikiranaga yabonaga ko yatsindaga well and good fine neza nawe ni umuhanga kandi yabishobora sawa ugeze ahantu ubona umuntu it's okay
cyane tuzi ahantu njya mwe na kamwe muri break time yanjye ahantu njya find out umunsi umwe musazanye muzaze masanga saa 2 gutyo saa 2 ntacyo twicara tuganire nta kibazo muzazane muze turebe ikizakora umuntu w'umushuti ari umushomeri we ubasha gukita ugafaranga ubuzima bwo hanze aha ngaha ntabwo bworoshye iyo ubashije kugira icyo usevinga ukabasha kugira akazi na cyane cyane ku rubyiruko nkamwe biravumbira ko ibuka cyagenze gusaba akazi byaba bimeze nabi ariko ubu bose urabona ko rwose pe sinabona muzi ukuntu mbashimira sawa ntacyo ubwo ngubwo ejo uzampamagare by the way turebe na ko twazasangira byinshi sawa urakoze cyane Between her and my mom, guess who how supposed to choose? I know. You didn't get that's so. Zacu your choice. So none of it. Kuri kaze neza welcome to Rwanda. I do feel quite well kuri background urakasa neza mu Rwanda. Urakasa ibizo zigiye neza. I do that for some time. You know that. So would you sure. Actually, umugabo ahavakanye baravuga ngo umugabo is a planner for family. Umugabo ni wa muntu uhiga kwanira ishyaka kwanira umuryango hasi hejuru mu bindi. Umugabo wa nyawe ni wa ushobora guseba ariko arwanira umuryango. Umugabo ukemera kuba waseba ariko umuryango wawe ugasurvivinga ukabaho ubuzima bwiza. Ikindi nzi ku badamu there are flowers in the house, indabyo z'urugo ni mbese hari byinshi cyane kandi n'abajyanama ba mbere buriya badamu please nanjye ikintu nakubwira ati husband nabicire ibintu exactly. Yes. Vediamo passare. Fascia banca mu kazi amaze gutera imbere akaba yamutesha y'ubukwe. So please let's tubigire byakiyongere support exactly. Tuzagerageze turebe ukuntu twafatira hamwe.
ushaka kwiteza imbere kandi icyo tuzi gukorera ejo ibyangombwa ibike by'ingenzi sibyo wa kane uzayizanye kuri ofisi nawe wa kane uzaba witeguye aho wenda nzamutwara kuko buriya mu buzima bw'urubyiruko bivana mu bwigunge bari mu bwita kandi mu rubyiruko uyu mugiye umusore nkawe uba udakora ntabwo binezeza bike mfite mpamvu nyine nagerageza kugira gute ukuntu ntangira ibyo nzakora right? So on Thursday, somebody fire so on Thursday be sure ready. So you're ready to go. Okay? Okay. All right. So it's how my family as well. Yeah. That's it. It's fine. Okay, let's do that. Let's do that. Samuduha integrated college giha igisubizo ku rubyiruko rwifuza kwiga imyuga n'ubumenyi ngiro. Kwiyandikisha byaratangiye ku bashaka kuryigamo mu mwaka w'amashuri 2024-2025. Ngwino higira imyuga irimo ubukanishi bw'ibinyabiziga, amashanyarazi n'ikoranabuhanga, ubwubatsi n'ubukerarugendo. Akarusho k'uyu mwaka w'amashuri haziyongeraho amasomo y'igihe gito short courses hagati y'amezi 6 na 12 harimo gusudira no kogosha, gusiga amarangi no gutaka no gukora amatiyo y'amazi, ubundi uhabwa impamyabushobozi ya RTP. Ntugire ngo birangiriye aha kuko muri iri shuri bigisha amategeko y'umuhanda nta kiguzi. Ni mutugana aho dukorera Kicukiro mu murenge wa Kanombe ku muhanda Kabeza Rubirizi, cyangwa se muhamagare kuri 0788 300 287.